hari andi makuru ngo hari umuntu wandikiye Gasuku ngo uri mageragere avuga ko Jihad wafungiye ahantu ha wenyine ngo kubera ngo bamufashe ari gutingana aya makuru mwayamenye komana nyagasani ariko Yesu wabana ariko man reka mbikwereke ikesi uri kuvugaho umenye kuri sensitive urumva kandi uri niba utiza platform abantu bagashaka gusebya ubutabera bwo mu Rwanda ni nk'aho bari kuvuga ko bwarenganyije abantu kandi neza bari kwigira nkana ibyo bintu byarabaye ijambo ubukoresheje ushobora kuriretera babivuze ko iyo video ngo wayibonye ariko ngo nta mice bigaragara byo hasi ngo ari amasura yo hejuru gusa wabivuze hano abantu bari hano nanga ari injiji babyumije cyese ko nino nari recorded ni wowe wabyivugiye umuhungu hano na press ndarengana ngiye ugeze mbona mu rukiko muri video numvishe bikiganiro twagiranye hano Gasuku ateguza nusa ateguza ya Jihad aramubwira ati itegure mu minsi mike ya Semungu azakugemurira amageragere Yesu Kristo twari dufitanye akazi na ya mpano wumve noneho aho gupostinga video yacu ngiye kubona gucicikana video ngiye ntekereza ko ari indirimbo yindi yasohotse ariko bari gutwikira bavuga ko ari video y'ubwambure bavuga ate se ya mpano ko twamuhaye promotingire akaba agiye gupromotinga iby'indirimbo ze reka ngende nge kubireba urimo kumva bro ikintu cyabayeho ngo bamuhaye video ngo asanga atari indirimbo bari gupromotinga urakumva asanga atari indirimbo bari gupromotinga ahubwo ari imico mitano bro nuko video yamugezeho ibi ngibi nibyo ari kuzira urimo kumva ngibi byo ari kuzira so tuvuye aho ngaho rero icyo nari kuvuga ni iki ngiki urumva tugarutse kuri iyi case ifungishije bari abajene nuza kureba nka Kejo ari kumukatira ntekereza ko nubwo turi buza kuba kuri ikibazo cya ya mpano ntabwo ari byo bari kuzira bagendeye ku mikoreshereze ya social media no gusakaza ibintu bibi by'ibyambure by'imico mitano nuza kwitegereza ntabwo ari ubwa mbere nabahaye story ya ntuza ya Fiona iyi ni case Murangira yavuze inshuro 3 bro urumva musubire inyuma murebe Jihad ngo ntuze yamuvuzeho kangahe Murangira avuga ati twamuhaye warning bwa birenze iyi ngiyi yabaye imbarutso yo kugira ngo baryozwe ibyo basanzwe bakora ariyo mpamvu Kejo ni ureba bavuze ati wowe uko byagenda kose hazironga wavuzwemo wari tumaze ibindi tukurwaye turaguhanyuka niyo mpamvu ubona uyu mujene Kejo ni bari kumukatira kandi ari kuzira kuba barayimuhaye kandi ategeko rihana guhabwa ntabwo ari ubwa mbere Kejo ni yashize ubwambure bwa Shadibu hanze n'ibindi agomba kugenda akabiryozwa akabizira urumva icyo ni kimwe tuvuyeyo tugaruke kuri Jihad ntabwo ariyo case ya mbere yaba agiye kuvugwamo ibijyanye n'ibintu by'ubwambure nababwiye Fiona ikirego cya Fiona ndi kubahereza mu gihe mu biganiro Murangira BTR Murangira yakoze yavuze ikibazo cya Fiona inshuro 3 agaruka kuri Semungu kandi avuga ko ikibazo cyabo kiri mu nkiko bombo clati positive mu byumve ariko menya bakunda kureba yongera ibintu bya Mutesi Jolly amakuru mfite ngo ibintu bifungishije Jihad na bamwe hariya nujya kureba nukuvuga ngo nta ahanga bajya gufunga bafunze ese ko bari kwandika Semungu abayiki abantu benshi bari kwandika Semungu abafashwe niki Semungu bari kumwandika mwiki amuke amuka gorego urumva ibi bintu rero nimuza kubyitegereza bashatse guhwitura urukunyumva bashatse guhwitura za Kajibwami wanyise Kajibwami wa musupa ko numva za Kajibwami se zikunda kureba udutse abantu menya ko kureba udutse Godfather nari mfite akabazo how are you mumeze neza meze bien ikibazo nari mfite abantu benshi barimo kuvuga ko Jihad biriya byazize byo gusakaza amafoto bimufungishije barabidautinga cyane nawe wakomeje kubivugaho cyane
uvuga uti ntabwo ariyo mpamvu. Duha urugero rwa Mutesi Jolly, duha urugero rw'uwo mugore wo mu Bubiligi I think, duha byinshi cyane. ntabwo ari uwo mu Bubiligi, Fiona Twinyamirambo. Yes, okay, uwo Fiona ni umufiyemere wa ntuza bari abantu baramuzi. Fiona yirirwa hosting ubu space live hano kuri TikTok. Fiona na hosting ase uwo Fiona n'ibindi n'abantu benshi bakomeje kuvuga ngo this is impossible. Ariko njyewe my question goes, ubutabera ntabwo bufite uburenganzira bwo kuba clear bukatubwira exactly nk'abanyarwanda cyangwa abantu muri rusange bati ibi twafatiye abangaba byabatwaye muri gereza twakomezaga kuvugaho tuburana by'aya mpano, ntabwo byaba ari impamvu ikomeye, ahubwo impamvu n'ibiriya byaha bindi twatondaguye mbere, ibi byaha birimo kubahama bakaba clear bakatubwira. Ntabwo bafite uburenganzira bwo kuvuga exactly ikintu kibahama cyane cyaba cyafungishije bari abantu bakagumamo. Iyo niyo question yanjye ya mbere. Ikindi navuga, abantu rwose baba bifuriza abandi kuguma muri gereza cyangwa se bakumva bafite impamvu zabo bakabafungisha, bakumva babifuriza kugumayo. Gereza ni iya twese, kandi n'ubundi hari umugande waririmbye ngo today is me, tomorrow is someone else. Ntabwo wamenya wowe ikikurindiriye cyangwa nawe wakibanjemo. So let's calm down, gusa tureke kugirirana nabi, ntabwo bikwiye. So icyo kibazo cyanjye cyari cya mbere. Leta na kubucamanza ntabwo bwatubwira buti bano bantu exactly bazize iki n'iki, tukareka kugendera twese mu rujijo ngo iyi ntabwo ari valid reason yaba yafunze aba bana. Yego ko iriya ni valid reason. Uburetse gato ni valid reason. Ariko turimo kuyikomoza, turimo kuvuga twese hano muri actually mwe mwavuze ndakoma ku magambo yanyu mukavuga muti oya ibi ntabwo byaba ari ngombwa. Wibuke ko turi gukoresha amarangamutima, urimo kumva. Ariko ntabwo umucamanza yavuga ashobora kugendera ku marangamutima, urimo kunyumva. Ariko kwa na usinga kuvuga ati icyaha uretse twe turavuga tuti tubona ibintu bitari kubafungisha iyi myaka turi kumwe. But remember, umucamanza aravuga ati icyaha iki niki gihanwa n'ingingo iyi niyi, uri kunyumva. Icyaha iki niki gihanwa n'ingingo yo mu tegeko akanyerezo yavuguruwe 2018 akanyerezo ba 5 riravuga ngo icyaha cyo gusakaza amashusho y'urukozasoni mu ngingo ya 58 iragira iti uzahamwa n'iki cyaha azakatirwa imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 3. Urukumva? Ubwo niko amategeko yabavuga. Ni kwitegeko, ntabwo umucamanza akoresha amarangamutima cyangwa ngo ashyire ngo urumva ngo uyu muntu ngo n'ubundi basanzwe abikora ngo none ngo tugera ntabwo ariko bakora. Uko bakora niyo mpamvu nanjye nabajije icyo kibazo kugira ngo dusobanukirwe twese. Bamuhamya nuvuga ngo ibyaha ntabwo umushyacyaha yahamya icyaha kidafite itegeko rigihana. Bivuze ngo ibyaha babashinje n'ubu na John ngo turi kureba byanditse kora muri ziranye niko turi kubona turiya, ariko tugiye gusesengura mu mivugire y'Ikinyarwanda ushobora gusanga harimo, unyumve neza cyane, harimo itegeko rihana ibi byaha John ari gushinjwa. Sizi muri kubyumva. Ntabwo umucamanza ntabwo ashobora gukatira umuntu imyaka icyo cyangwa kimushinje kidafite itegeko rigihana. Twebwe turi gukora hano ni conspiracy n'amarangamutima yacu, ariko ubutabera bwatanze ibihano kuko ibyaha bakoze bifite itegeko rihana. Noneho kubera amarangamutima yacu dukora ama space cyangwa ama live tubasabira imbabazi, tureke kuvuga ngo ya ntibyakabaye ibi kuko wowe you just repeated uvuga uti ibi niko biba byanditse. Ariko mugomba kumenya kuri social media. Social media wayikoreraho ibyaha wakoreraho ubuvugizi, ariko ntabwo wagera ubwana, ntabwo dukora ama space yo gusaba. No, icyo tuvuga urona nka Kejon arashatabaza
bura Kejo naratakambye. Kejo navuze ati muvandimwe niwe nkeneye kurenganurwa kandi nawe bivuze mu ngingo mu ntuza ica bugufa avuga ati yewe niba haraho nakoze ibyaha yego nzagenda nsavinge nubwo nzi ko yatorotse urukumva ariko ntago yatorotse yababwiye ahari ntabwo yatubwiye ngeri kubikubwira rwose ngiye kubwira yabwiye ngo ari niba ari hehe Kezin Hotel Nyamirambo. Yeah, that's what he said. Yakwara Nyabugogo. Yabeshye. None se Kezin ntabwo Osakima hazi. Ko Osakima yamabwaye kuri telefone amagara kuri video. Osakima yahamya ko ari Kezin ese. Cyangwa Osakima yavuze ngo yabonye ibintu bisa n'ibyati. None se ari Bugande. Jewe umunsi yambutse namenye igihe Kejo yambukiye abamufashije kwambuka ndabazi abamuhaye amafaranga y'itike ndabazi y'impamvu ndabizi Kejo nuko yambutse ndakuzi no sinababwiye uyu munsi cyangwa natangiye kubabwira ejo Kejo yarambutse Kejo yaragiye urimo kumva hari andi makuru ngo hari umuntu wandikiye Gasuku ngo uri mageragere avuga ko Jihad wafungiye ahantu ha wenyine ngo kubera ngo bamufashe ari gutingana aya makuru mwayamenye komana yagasaka ariko Yesu wabaye komana reka bikwereke ibyo nabyo ni bihuha bari kumwe se reba hano nsomera iyo ntuza Godfa ubwo se nawe urabyemera bari kumwe yarabahamagaye ariko se ngewe ko ngema ndi kubabwira ibintu nkuko babimbwiye reka bikwereke oya ntabwo yabikora Jihad yaba atihangana Jani uretse nkwereke Bombo Clat na de reka bibereke ngewe nababwiye ko ntabwo ngiye kumbitsa ibanga nko kuri bitsa ntuza bitwereke tujya tubimenya kabisa Rwanda ibi ngibi najye mabwiye ko biri gucicikana nimuza kubyumva nkibaza uwo muntu wagiye guta ibyo ngibyo ni ukubeshya no guharabika abana nakareka ninde muntu usoma ikinyarwanda ngo nsomere dore ngibi izi nkuru zo gucicikana musome bavuze ngo iki That's crazy musome none se mageragere bafunganwa smartphone soma oya ngo ni umuntu wahariye guhakora soma urebe batangiye erega ntabwo mwebwe muzibira hano muri imihanda soma Godfa uremera ko amakuru y'ibihuha nayo abaho iki ni igihuha gikabije ikindi nabazaga iriya group ya Jihad irimo abantu 1,000 na something Jihad baravuga ko abantu bajyaga baza bakayicishamo amafoto y'urukozasoni n'ibindi bigize ibyaha ese iyo group ntabwo uzi ko umwanzi wawe ukoze group more especially nka Jihad ukuntu ameze n'ukuntu azwi n'iki yanzwe n'abantu benshi erega umuntu ashobora kuza agapostingamo ibintu kugira ngo amushyire mu cyaha hanyuma kubipostingamo nka admin ko ariyo bashyiraho aba admin bandi hanga hari n'icyo ugomba kumenya iki ngira cyo ugomba kugisobanukirwa ugenge mbere tuzana amarangamutima it's your responsibility urabona hanga ibyabera hano kuri iyi pano kandi narumvise ngo Jihad yabiburanyeho kenshi ngo ntabwo yajyaga yijyamo cyane ntabwo yajyaga amenya n'ibiberayo aho ngaho rero niyo bagomba urumva rero yari yande iyo group yakozwe nande ni yande ngo niwe yari admin ariko basically ntabwo yajyaga yirebamo cyane yarabiburanye ibyo ngibyo niyo bagomba kubizira kuko ntabwo yigeze yashyizeho urubuga rukora amakosa ntiyanabyitaho urukumva kuba atarayibagamo nabyo nirindi ko ibyo ngibyo ntabwo bireba ubuntuza wakoze icyaha ntabwo bareba icyarega hari ibisobanuro utagomba gutanga kuba atarayibagamo yayishyiriye kuki yashyizeho urubuga ruhuriraho abantu we adashobora gukontorora aho rero nkagaruka kuri Jihad nkavuga ni ababwire ko he's sorry about it ntabwo this time azabikontorora tuza kureba muri uru rubanza rw'aba bantu ugasubira inyuma Jihad mu bintu ari kuregwa urukumva mu bintu Jihad ari kuregwa Yesu Kristo kuva nababonye mu bintu Jihad ari kuregwa wibuke ko yiyongereyemo ari kumvugira amaze
reka nceceke. mu bintu Jihad ari kuregwa muri iriya kesi njye namaze gusoma imyanzuro byose nabisomye urukumva ariko Keza uzaherike Semuhungu agucumite ko ndebe uri kumushyiramo imitima cyane urashaka ko azakurongora Semuhungu Keza aragukunze uzava kuri zirongore Keza Keza we n'abantu bose bari kwandika ko bankunda imitima wishyira ibintu nk'ibere ry'imari kwandika wakoze iki icyo kiza cyane cyo cyane yes Hayi ubusige cyangwa irimo kujya handi. ni wowe sheri Semuhungu Yo riri. wewe ziryo ari kuryandika wakoze iki n'abafana byageze kutugira bari imizi a host of the year Dirira host w'umwaka mere host of the year mvuye hosting ya Igisenyi urumva igise Karame. bavuga ko Jihad nujya kura mu bintu mu bya Jihad ari gukurikiranwaho urukumva hari ibyaya mpano akiyongeraho urumva akiyongeraho ibyaha byakorewe muri iriya groupe urukumva ndimo kukumva. ahangaha niyo mpamvu ngiyeho mu gushidikanya Jihad nubwo ndi kuvuga ko bira bintu bya yamana atari byakabaye bifata kurusha abandi urukumva erega Jihad iyo waza ko wenda baragendeye kuri ibi birego bya Keza baragendeye kuri ibi birego n'abandi bagira bitanga ntabwo ibi ngibi twakaba tuvuga ati okay niyabimuhama bamuhe nyina ariko iki cyaya mpano kuba yaragire video hanyuma Semuhungu ko atubwira ko ira video screenshot eri urukunyumva ndi kukumva abavuga ko ngo ira screenshot ngo binashoboka ko atigeze ayishyira kuri stati ngo ahubwo ngo mwafashe telefone ngo mukandika mu Sevilla Godfather ubwiye biri kuvugwa urabizi ngiye ko nacinje ibintu ari Godfather ikesi uri kuvugaho umenye kuri sensitive urumva kandi uri niba utiza platform abantu bagashaka gusebya ubutabera bwo mu Rwanda ni nk'aho bari kuvuga ko bwarenganyije abantu kandi neza bari kwigira nkana ibyo bintu byarabaye ijambo ubu ukoresheje ushobora kuriretera Janine ubwo arivugiye banza wumve Janine ubwo arivugiye ngo video yarayibonye ko yayipostinze Jihad ubwe mu rukiko yavuze ko iyo video atayipostinze none niba Janine ajya mu rukiko yavuye muri Amerika kabazaje kajya mu rukiko rwa Noza uvuga ko wabivuze ko iyo video ngo wayibonye ariko ngo nta mice bigaragara byo hasi ngo ari amasura yo hejuru gusa wabivuze hano abantu bari hano nanga ari injiji babyumvisha cyese ko nari live nari recorded ni wowe wabyivugiye ahubwo ni wewe muzamutuma nagumayo hari nani Jani iyo screenshot ntabwo ari video iyo screenshot Jihad ya postinze warayibonye iyo screenshot ni igice cyo hejuru yaragipostinze yaragipostinze yes yarapostinze igice cyo hejuru none abantu bari kubwira abantu bari kuvuga ko Semuhungu ngo iri ya screenshot yatanze bari kuvuga ko yapostinze video urumva ntabwo Jihad yigeze postinga video yapostinze isura ya yamano igice cyo hejuru ntago yapostinze video murimo kunisekereza ikindi tuvuze muri yo ikintu mvuga gatoya Jani give me 1 minute 1 second oh okay ikintu kiyo screenshot muvuzeho nge sinayibonye ariko reka nyivugeho muri rusange nkuko murimo kuyivugaho iyo screenshot ugiye kureba aba influencer bose bavugaga kuri ya mpano still now iracyamanitse Janet uretse gato hari akantu gutyaringa yes uretse kuvuga ni ukuvuga ngo haratangiye kuza conspiracy kandi nge ntabwo urabizi nge nabivuga uko Semuhungu aga niba Janine mwarabonye iriya video mwarabonye nako iyo sura ya mpano yo muri la video ayipostinga izi conspiracy zivuga ko iriya ntuza Eric wa Fabrice zavuye rero muhana Eric yavuze ibyo yabonye umva reka nkwereka screenshot nuza Jihad ya postinze urazi ko byasohotse mbere
abifata screenshot sinibuka cyari ku kinuza ku kinyamakuru kimwe cya YouTube urumva arandika aravuga ngo mujye kurebaho inkuru yose hariho iyo foto ya Yamana urabyumva nibyo byariho yayifashe nkuko ajya kuri YouTube ugasanga oya aho ngaho ntugire kuko uretse gato yego sha Godpa nuko ntafashe screenshot ngo mbikwereke aravuga ngo mukurikiraneho ikiganiro cyose niyo screenshot bariko bavuga manza wumve hano manza wumve Jani ahangaha Yampano so the wedges can you turn left and partner will be there in 5 minutes. Yeah. Or you can turn to the front if you want. ahangaha Jihadi yahuye na Yampano aramubwira tugomba kureba pazo mukarangizanya bitari ibyo video yawe irajya hanze narayiboneye yabibwiye Yampano ariko kubivuga mu magambo ntabwo yigeze ayimwereka ntabwo mbizi ngiye ntabwo ibyo nabibonye ni kuvuga ibyatanzwe bamwe bwatanzwe about the screenshot really all over the press internet iruzuye everybody else everybody else posted that no kwa Kasumuka posted niba ari mu nshuti za Jihadi bavuga ko babonye iyi video yayipostinze se muhungu rero ni umwere yatanze ibyo yabonye kuri telefone ya Zee wabivuze ko yabibonye baratangiye kuzana conspiracy reka ngiye bakubwira ngengere ntabwo bajya babwira ntabwo bajya communication ziba ahubwo babivuze batangiye kuvuga oya abantu batangiye kuvuga ko Eric buretse gato miscommunication zibaho hari abari batangiye kuvuga ko se muhungu ngo ira screenshot yatanze yagiye gutangamo ubuhamya ko Eric ahubwo ngo yafashe ngo yabaye public bagafatira buretse ko se imvugira no kujya mu byuma ibyo Eric se muhungu yatanzemo ubuhamya byahawe agaciro nta gaciro byahawe nyabo Jani kandi babivuga kari we head of the ariwe cause of the imprisonment ya Jihadi you need to pay attention Jani barimo kuvuga kari we nyine Jani ntabwo byahawe agaciro rata ngaho Jani turebera gusaza nyine Janine banza wumve tubitware guco ko ari we ariko ya rero tuvuye hanga ujye ikintu se muhungu nyumva iki kintu nizi conspiracy ndizera ko niba inshuti za Jihadi zarayiboneye iyo post ya postinze sinjya kujya muri details yabo niba ari isura niba amatwe niba babyemeye babivuze niba barabibonye urumva rero zira conspiracy zije kuvuga ko se muhungu uretse gato izari zivuga ko se muhungu ngo yaba yarafabrice akandika izina rya Jihadi ngo nta nimero ya Jihadi igaragaraho ibi ngibi ni conspiracy niba n'abashuti ba Jihadi bariboneye iriya boro ya postinze ibi bivuye mu nzira oya don't judge like that Godfa ubwo se ubucamanza burasubirayo buvuga ngo inshuti za Jihadi zabivuze kuko Janine yavuze akantu ngerega ibyo mwavuze hano biba biri recorded de chérie hanyuma tugaruke gatoya rero the good thing it's recorded nawe ndibaza ko atabivuze gutyo the good thing it's recorded umvikira ndi kuvuga ntabwo naribereye muri banki nabwiye ko ntabwo yabivuze gutyo yewe biri recorded basubiye babirebe umvikira ikintu nari kuvuga ni kimwe sibyo inshuti abanzi ba Jihadi good for you umva inshuti za Jihadi mwihangane ntabwo azahera yazataha inshuti abanzi ba Jihadi ni mubyine agiye kubitaho imyaka 3 ashobora no kutayimarayo for information ashobora kubitayo nk'umwaka umwe bakaba babonye ko bamaze kumva bakabavanamo ntabwo azamara n'imyaka 3 kati ntabwo azayimaramo urumva ibi ngibyo tubyemere naho iby'iyi case bro iby'iyi case nakasa mutwe cyo tubyemera amazina yabyo se muhungu mwakoze operation se muhungu hano operation nakoze ndarengana ngiye mbona mu rukiko muri video numvishe bikiganiro twagiranye hano Gasuko ateguza ya Jihadi aramubwira ati itegure mu minsi mike yase ngo azakugemurira amageragere Yesu Kristo ndarengana ibyo bintu nawe urabyibuka Godfa kandi nandi kubikinesho barasinze abantu bo kuri ntuza kuri Instagram baragiye bakabikata babiguhaye ejo ararimbaye baronye abantu bahanga babikata kandi urumva akantu kanga bavuze ngo iki reka mbishake ngo bavuze ngo iki akomanda se mungu nagora niba nabibonye he ariko none tugaruke gato urumva
ntago ari njye ufunga. Keza arabivuze neza ngo si ufunga nuko yego sinjye ufunga, simwengize mubona mu rukiko, simwambonye sugo mumva mutarimo kunyishungereza ngiye mbana mu bintu bya. Ese ubundi aya magambo ko mutavuga igihe nari ndi muri ICE detention center. Jewe narakuvugiye by the way. Mu bantu bose narimo nge narakuvugiye se ntiwabimenya ariko narakuvugiye. Ariko all good, you are out, everything is good. Ariko nimugire imbabazi. Nuwo mwumva mwafungisha mugire imbabazi kandi turabibasabye nk'abanyarwanda kandi babantu bafite mutima kimuntu. Ni rwose mubwire ko rwose ngewe nawe Jani urumva Jani reka nkubwize Jani uribuka nkubwira Samuhungu tugira ikintu tumukorera. Do you remember that? amajoro Godfather sarabiyobewe azabaze Godfather bwira Samuhungu kuntu naje wawe nkakubwira what can we do to help. I'm willing to help. Nje nabivuze Samuhungu if you didn't know. Ariko ejo bundi wemera ko naroze I was like Samuhungu kweri ufata Bible. I even wrote to you and I'm like wow. Anyway, it's okay. Mani bihari. Inzira tunyuramo zose ni imihanda. Ni kaburimbi. Ni kabugira ki kaburimbi. Imana niyo. Rero ni iki ngiki urukumva umuhungu ubukoresheje ijambo rimbabaje ndagarutse ngo mwandayeho ngo gutegisetsa kuvuze ngo mwandaye ugera kararerwa nta bimanzu uretira ijambo uvuze mu kanya naryumvishe kandi buraryanze numvaga operation iri hano nkumva muri gushaka operation kapfawe kuri ushobora kuvuga ngo ngenda ntanga platform bagakritika ubutabera wowe urumva amagambo wowe urumva icyo kintu uburemere bwacu semo none sio mwaganishaga nitandukanyije namwe ukazoba ngo nigwara bikutabera wa macinya we Eric wako ndakwibwiriye boko umva ibi bintu muzana byamaganye urumva retira ijambo ryawe urumva abahamba bakayiboro naguze Anje divaritse byawe ariko se anje ngo nawe aho yashano anje diva imyaka myinshi si anje aracyabaho yego kumama yakundanye n'inyamamare niba barapfuye iki bagize atageze ariko si maze kugeza umwana iburayi ukamara kumushipinga ukabona kumwanga diva wowe ariko diaspora biki ufashe umwana w'abandi uragiye utumyashiraho dread itangazamakuru areretse ngo abonye mu diaspora kazi uragiye kigarura mushura urangije sigagasi ikigarura itaye ugeze mu Bufaransa uramureka none yarazimye n'itangazamakuru ntabwo akirikora inyamamare koko anje inyamamare keneye ubutabera wamwangiye iki bombo class nadze anyway ya numvaga ibintu nyine muri kuganira nkumva sinzi yo muri kubiganisha pe nyine utangiye kwigira Rwanda nziza koko ukavuga ijambo nkaririya bura ndakubonye jewe na none ariko buri bitaro no mu mutwe none niko bimeze muri ikibazo cya ya mpano ndabikubwira misubiremo ntabwo mvuganye muvumi kumuvumba ntabwo jihad na bagenzi muri kese ya mpano sibo bagomba kuyizira umuntu agomba kuba afunze umuntu agombye kuyizira ni ya mpano ku giti cye umushuti wawe uko niko kuri kandi nawe urabizi ni izina ry'Imana se muhungu ushyize mu gaciro ntabwo jihad yakabaye n'abagenzi mu Rwanda no muri Amerika buretse ntabwo nzi amategeko neza ariko kamubwira ibyo nzi bike muri ibyo mu Rwanda no muri Amerika nta tegeko rihari rihana umuntu wifashisha amavideo y'urukozasoni no muri Amerika nuko ahubwo ikibi ni ukuyasakaza yifate nari ariko kuyasakaza ni ikibazo kandi na Murangira yabisobanuye neza I think ni Murangira sinzi umuntu abisobanuye neza kuri noza so ni kuvuga ngo bamufungire iki mu gihe nta tegeko rihari rihana umuntu wifashe baramutse basanze ariwe wabisakaje yabisakaje kuri ndetse kandi atarigeza bipostinga nta hantu mwize mwumva ko yabipostinze cyangwa yabise kuri story cyangwa abigeze ute none se kankubaze hari ahantu wabonye paze yigize ni hehe yabyoherezanyije kundi mu none jihad yabyoherereje nde
Kejon yabyoherereje nde? Ibi ngibi nibyo ndi kukubwira. Ugomba nka Kejon nujya kuza mu bintu ari gushinjwa, aravuga ko yabyatse Nesta akabimuha. Nicyo cyari gushinjwa, mugere mu birebemo. Erega hajemo n'ikindi cyamamare. Papa Cyangwe. Mwasomye mu izina rye. Papa Cyangwe yatse Kejon umupuri wa ntuza wa yampano arawumuha. Mu rukiko izina rye ririmo ngo Kejon yafashe video ya yampana ahita yikaraga Papa Cyangwe. Wabyumvishe? Ahubwo hariho nabonye ko ni screenshot ya screenshot. Ahubwo no kuvuga ngo Kejon yasakaje kwa Papa Cyangwe atanga screenshot. Ahubwo nibyo ari kuzira. Yarasakaje. Noneho Jihad we niba iyo screenshot ya Kejon akatiye imyaka 3 kubera atanze screenshot kwa Papa Cyangwe, ubwo no gusakaza. None Jihad niba afite screenshot akayisakaza ko namukuye kuri WhatsApp. Ariko kuki muri kubigoreka katari screenshot kari video ya postinze mwahise kubigoreka bari gucubitana. Reka okay, hano abantu 882 hari abantu 882 Jihad ya postinze ira video kuri story yiwe ya WhatsApp. Imana naga ari video wagiye ibyo rero muzajurire mubivuga gusa mureke guca ibintu ku ruhande. Video yarayipostinze Jihad ajye yemerera hano mwese murabizi ko nimero akoresha ari yanjye ninjye wayimuhaye 0888 ubu nayoberwa nimero ya Jihad ko mwahise kwigira Rwanda nziza ko yaripostinze abo nk'umuntu wakoze amakosa yo kugera mu rukiko agasaba imbabazi ati mumbare mu cingo nizamba abo ugera ugashaka kwigira na Joa kandi ufite noza intelligence igomba kureba iyo muri cyber crime ireba ibintu by'amavideo n'ibicyaho byavuye naho bya postinze niyo wabisibye babireba. Icyo gihe ugashaka kwijyana gihugu ugashaka kuvuga ngo gihe ntacyo na postinze ngo ntacyo na postinze kandi yarabishyizeho nabyo ni ikibazo. Ko yarapostinze Janine wikwigira Rwanda nziza ngo utanyure uvuye ngo nabyo yakoze yarabikoze. Nimero akoresha ni yanjye nyifite mu kwezi kwa 8 ubwo rero gushaka kuvuga ngo ntiyabikoze no kuvuga ngo urukiko uretse no kuvuga ngo urukiko ngo rwaramurenganyije kandi rutaramurenganyije. Ahubwo mwari kuvuga ati musengera ave amahoro mujye munagemura ibindi rero namaranga mutima y'ubugoryi. Thank you. Muri kuvuga ngo nabyo yakoze no kuvuga ngo ubutabera bwaramurenganyije kandi yarayipostinze video yarayipostinze. Wabaye mutangabuhamya. Reka nkubaze Eric se ubutabera bwavuze ko ari video cyangwa bwavuze screenshot? Mane ngiye sinkora mu butabera ibyabaye ibyo yakoze byose screenshot. None wowe uri kuvuga ko ari video subiramo muntu uza yiwusome wenda wasanga ari nge numvishe nabi. Murakoze. Godfa ibi ngibi turi byose Godfa kwaje kwa pura bimwe wagize sibiri clear ibihe ku WhatsApp. Allo ibyo ni ibiki birango iki diriki ko muri guharabika ko mutangiye guharabikira ntuza mu ntuza ko muri guharabika ariko se rinde muntu manuye umuntu ariko shaka moderata ni ibya mbere keza tumuye umuntu hari zamura nombese Godfather kamanuke ni hanyuma mwese umuntu yakizamura gute iyi kesu yirimo wayitanzeho igitekerezo mada tekereze ngiye dushaka kubaza ko nayo numvishe ko ibyo bintu ngo babibonye kwa Odette atari Jihad none nkaba numva noneho hatangiye kwemerwa ko yapostinze screenshot iyo yo none wibonetse ite? Urakoze ibyo ngibyo ngira ngo umuntu wo mu prosecutor waburi hano ahubwo aba afata note. Simwajya mvuga ngo nta kintu kize kimwe bapostinze none mwe mwanya muvuga ngo ama screenshot ariko narumiye usema Berisimbi niwe wanje sha abandi mbabona batazi n'ibyo barimo bajya niyo ndege muvide bwambaye ndikinisha sinzongera bibyatera ikiremba. Yego Godfa ko ngende kumva ibi bintu ari byiza warebye kuri twa tuboro tubiri biri kumvikana ukareba munsi ya gore ubundi ukambwira ibyo uri kumwana ibi
ese gode ko rero mutansubije kuki utumva ariko wowe ko bibaye nyandikira sauce. ndebe nyandikira ndebe Dudu, ntacyo ndi thank gufata you so much for the baby line. ikibazo mbajije nyandikira kibuze ugisubiza se ikibazo warubajije guki nabajije uko nagiye mbyumva mubivuga hano mwavugaga yuko ngo Semungu yabeshyaga ngo ibyo bintu babibonye ku muntu witwa Odette none muri aka kanya ku makuru mwagiye musoma hano ngo biri abanyamategeko bari kubeshya mu rukiko ngo none hano Janine avuze ko akomenya ari we ubivuze nimba atari we sori Janine usinzi uvuze ngo yapostinze screenshot ngo ntago yapostinze video none ikibazo mfite koko yapostinze iyo screenshot koko ikibazo ni uko atari video murakoze ikirego kivanye mu rukiko ikibazo gisubishwa ikindi kibazo Godfather Kuki? ntabwo njyewe nige ntabwo ibyo ni ukuvuga ntabwo nabyumvishe jyaje uyabivuze nagiye muri banki nari nifite ibibazo byanjye Janet yes ndaza kubikora arahara gusubiza ngo arahari subiza ni subiza Keza Janet urahari Keza warareze jihad erega hano hari team ebyiri igisetse hano hari inshuti za jihad hari n'abanzi ba jihad njyewe rero ntabwo ndi inshuti ya jihad nta nubwo ndi umwanzi wa jihad meze nk'indaya ya matimba njyewe ndahanga ntafite uruhande ndi ku ruhande rw'ukuri jihad nta ruhare nanjye ndibona uko njye numvise ikibazo navuze ko yabonye screenshot uri mu bamureze wamureze wowe ku ruhande rwa Eric Godfather uri gutuma abantu njyewe naramureze se Godfather naramureze ni Max 2 with uncle 649 I need the 2 with uncle yeah Sorry. good ahubwo ndi kumva bacunga neza Odette arinde nimba ari uko bimeze Keza n'ubundi ko jihad atankandagaho jihad yankandagaho hano umuntu wahaye Kejoni ko ntahari ukabafunga Kejoni ubu kabano azazira umushyiremo kimirasire so kabano ikintu kiriho abantu badashobora kwirengagiza ni kimwe nubwo abantu badashaka kugira none urumva inyana y'ukuntu kiri kuzana ikanga bagarika ubutabera semuhungu wa platform bari kuvuga ngo umuntu ngo nabya postinze kandi akatiye then umuntu uzubwenge uri kubyumva neza yakumva iki ko mu Rwanda barenganya abantu kandi nyamara umuntu ibyo bintu bari aregwaho yarabikoze yaranabipostinze gusubwo ntango biri kubyumva igisubizo cy'ukuri ni iki kabara ibyo bintu uri kubyumva nta cyana bari kubyumva ndi kubyumva ikibazo mfite Kejoni niba hari umuntu wamuhaye video kubera iki Kejoni bamufunga wamuhaye video adafunze nawe ntabwo bakurikiranye wabonye abantu kubera ko adafunzwe Nestor ntabwo afunzwe ntibamukatiye ni Nestor muhaye se bamufunze ni Nestor muhaye baramufunze ni Nestor kandi arafunzwe okay urashubijwe Keza ntabwo yashubijwe Janine fungura mic yawe usubize Keza bombo win Janine kereka wenda nimba bamwe nimero ye bayifite nka Jihad abandi bakaba bayifite nka Odette wenda icyo nicyo cyasobanuka merci Jihad yarakwa akazina ke ahubwo se Keza reka nkunganire cyetse kuvuga ngo Odette ahantu Odette bamuvuga mu rukiko bo bamubonye ibimenyetso byaho biho biri murabesha Jihad azafungura uje bundi yongera azabashishure aho handitse Nestor
video bizeye yayikuye ubutabera bw'u abantu bari Rwanda bakoreshaga murakoze. email. Nesta video yayikuye he? Niwe wayikinnye kuko ahangaha niho ndi kuvuga bagahita bavuga ngo Godfather ngo uri kuvuga iki. Nesta ntago bashaka kutubwira ngo yayikuye. Iki Kandi source uretse gato source ahangaha niho nabajije ngo eske Nesta cyangwa abagaba bafunzwe nibo bavanye nibo bayisakaje bayivanye muri telefone bwa mbere bakakubwira ngo uretse gato yavuye herero. Umva rero ahantu hakekwaga ni ku bantu batatu ngo bakoreshaga email ya Yampano wa kane. Urimo kunyumva? Muri aba bantu batatu urukunyumva? Na Yampano wa kane hari hafashwemo umwe ari wende Pazo. Uwo yari kuyahindura umwe ntabwo ari wabisakaje, ntabwo ari wabivanye muri telefone wa mbere. Niba atari we ni muri bari abantu babiri urukiko rwatubwiye, niba atari bo ni Yampano. Thank you Cedric. Urukunyumva? Ahangaha tukabibizungerezi urukumva? Kuko hafunzwe ababonye video ariko ntabwo hafunzwe basakaje video bwa mbere. N'uyu munsi wasakaje video bwa mbere aracyari Nesta se kuki atavuze ahantu yayikuye cyangwa wasanga uri kubaza Godfather? Oya turi kwibaza. Keza subizo. Ndasubiza iki ko nabajije batansubije? Kereka nabaje hari abafite nimero ya Jihad bakayigira nka isevinze nka Odette, abandi bakayigira isevinze nka Jihad. Nimba bamwe bavuga ninde wambajije se? Uri kumbaza kandi ari njye wabajije. Nawe yabajije. Abajije mu gihe Janine ngo yagarutse mubaza. Janine nakubajije. Thank you Kazadi. Nakubajije bavuze yuko ngo mu rukiko ngo bagaragaje ko video cyangwa ifoto sinzi ngo babibonye kwa Odette batari kwa Jihad. Yego yari screenshot babibonye ngo kwa Odette sibyo? Nawe muri mu minota mike ishize uravuze ngo yari screenshot yari iri kwa Jihad. Ese abo bantu babiri bahurira he? Bombo klate. Icyo kibazo ni ikibazo bibajije cyiza babivuze mu rukiko ariko ibyo bya Cadette ngo Cadette simuzi sinjya kumuvugira urumva screenshot ariko wowe screenshot warayiboneye kwa Jihad. Screenshot narayibonye urumva ivuye yayifashe ayikuye ku kinyamakuru yagira ngo yasaga nk'umuntu uri kuyamamaza yandikaho amagambo hasi hariho n'ibindi ya postinze byinshi aravuga ngo abakeneye inkuru yose ashyiraho iyo link ya YouTube. Niho nagiye ngiye bundi nanafatiraho ndeba nyine byari byasohotse ariko ntibagaragazaga abantu mwagiye mukurikirana kumva mwandusha amakuru kuko numvise ngo bwa mbere Jihad yahakanye yuko ibyo bintu batabipostinze ngo ahubwo byari biri ku muntu witwa Odette. Ariko ubwo nimba Janine warabibonye kwa Jihad ari screenshot atari video, ubwo nabwo amategeko wenda bafite uko abigena ubwo Hari umuntu uvugira ngo bebe wambonye. Jean Paul yarafunze arafungurwa afata ku mavuta agiye gusohokamo na Jihad azavamo mureke dusaba amakoyini mu nkandeho. Okay. Rehema, thank you Rehema na Rehere. Muhungu yajyayo njyewe ntabwo nzajyayo kuko njye ndi igifantome ariko nanjye nzajyayo. Keza wabona kurikiye uko ibintu nawe Keza byose birashoboka God. Byose birashoboka kiri ku isi yahajya ukiri ku isi cyangwa ukanyura mu birenze ibiba waba uri muri gereza. Rero
mu Ega nkande n'igihe umuntu ajya muri gereza Imana ifite ibindi yamurinze birushijeho bibi byose. wewe nari kurwara nka sida. Rero gusa ngewe ubwo mbaye inkoko pe. Ubaye inkoko niko yego ko ese nana ari hehe nana? Thank you Fanny ni munyihera namubonye nana nakuravye yajyane hakiri kare. nana wagenze ladies choice. Thank you. Okay. Yewe ikintu numva narenzaho rero ntibamforoye. Reka nkubwire ko ibi biboro kuri iyi mihanda mujye mubishyira mu mutwe. Ukuntu umuntu yaba ari inshuti yawe magara uzapfa abyuke mu gitondo ajye mu kazi, uzafungwa agusure utari priorite. Urumva nzajya mbana namwe nkiri muzima mumpaye makoyini mbahobere, ariko kumbeshya ngo ndi inshuti yanyu mwokapfa mwe mu izina ry'Imana. God nanjye nta nshuti nkeneye muri ubu buzima yego. Nanjye ntabwo ndi inshuti yawe Cheri. Ntabwo uri inshuti yanjye ntuzanabeyo no mu bundi buzima turaziranye. Tuziranye gute? Turaziranye nyine tuziranye hano kuri iyi mihanda yego nshuti. None kutuzi followingana Nta muntu ubaho utagira inshuti. ukubaza Mbabarira God ejo utazaza ukavuga ikintu kingwishamo boro kandi ngo uri inshuti yanjye ndagusabye. none Birira miracle riri nyigereza ku gacumi ibindi tubiveho. wowe ngo ntabwo ari inshuti yawe. Riri turaziranye. Ndagukunda nzapfejo ndagukunda nzapfejo. Inshuti yanjye n'umwana riri inshuti yanjye ni umushyitsi wanjye shu. Uraririmbye. Nawe nuko ariko wose umugabo si umusheri wawe Ni umwana wanjye. Weke Wone ndusetsa aricyo. Hari igihe umuntu avuga ikintu azi yuko nyine avuze ibintu birenze ariko tazankuramo byinshi Godfa nanjye nzi ubwenge. ni byiza ubwo wamaze kumera amajibwe ukaba uzi ko nta nshuti ba aho ngaho utangiye gukurasha. Utayameze wazayamera rya. By the way Gisetsa nagukunze sinarinzi ko ugira ariko nagukunze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nakoze iki shu nanjye ndanakwikundira maze Wowe umenya ko nagukunze tu. nakoze iki teke. Wowe ujya wituriza nagukunze just. Ngewe buriya iyi mihanda nyitinya kubi wa mwana we iyo nagiye kuvuga buriya biba byandenze ko hano ni ukugenda mpora kwigendera mpola. Ikibazo wagiranye na Jihadi nk'umusheri wawe mwakundanye mwasomanye ubu ngubu urumva iyo utekereje ko ari kuri iki kigo wumva umeze ute muri wowe? Niko Godfather mu buzima. Ngewe ubwo nari ndi muri Ice Detention Center sindi kurya inkoko n'amakaroni mwavuze ngo iki mu bantu bavuze shase uzi ko ari njye umuntu wacecetse kandi ariko mu gikari baza Janine nararwanye ntitukugereho ewana ariko good thing uza kuvayo tutarabigeraho ariko I tried no mu bavuze njye sinafunguye umunwa wanjye just to let you know. kuko se mbanzi ngo anytime ku isi abantu twese twagerwaho ibibazo so I try to keep quiet. Narinzi ibyakugezeho ko byagera no ku wundi muvandimwe wanjye cyangwa se njyewe cyangwa anyone, so I kept my mouth shut. Ariko ejo bundi baraza banyita umurozi uti ye baba we uti burya Geneti niwe uti n'umurozi koko sinarinzi ko ameze gutya. Semuhu ufata Bible kweli urabona naroga jewe ari n'ubwoko butaroga by the way mujye munabimenya. None kari byanyu na wa mukobwa w'iwanyu barishimangira wahise muhu kweli
umuntu twemeje ufata twemeje bible kuri umurozi Godfather byari kuri you live said yawe reka nsubiremo ko wavuze munzamurira ripopi kansubiremo na ko keza ngira wavuze ngo wari uhari twemeje kuri umurozi basubiremo ko bavuze ayi waravuze kansubiremo ko wavuze Aha niyo batiku I'm nkunda not mad at you I even rero wrote to narabataye you ndigenda ariko narazamuye naranakwandikiye ndarangije semuhu sinzi ko igisetse reka wabibonye nkubaze hold on reka nkubaze you are the last Ubungubu- person wari gushimangira pe biriya biri sensitive umuntu wavuze ngo ngiye kwicura umubyeyi can you imagine iyi si ni mbi iyi si ni mbi baza Janine ese ntubaze Janine nguyu hano niba ntaramwandikiye nkamuhamagara wavuze ngo ushaka kwica umubyeyi wawe ninde yego okay tubyihore ubwo ntabyo wibuka nyine wavuze ngo ushaka kwica umubyeyi wawe ninde ntago ngiye kuvuga abatari hano ikiganiro cyarabaye kandi wari ukirimo kandi waravuze so hano abantu baba bafite I'm not mad at you but I'm just telling you ngo ibi byose urebe njyewe rero naraje no muri inbox ndakwandikira nti se mu don't believe in that urabizi ko ntaroga pe urebe snapchat yawe harimo message yewe munshakira umurozi wadanye ndashaka kuruga umuntu ahubwo ngewe bamunshakire ndebe yuko yamuzi igikundiro nimuze kungarura muri drama zanyu mukanyikundira mukajya munkandaho nimuze kungarura muri drama ibibazo byinshi ubwigoma burashize jya Tanzania cyangwa nsubireyo hari uwo hafite so ndangireyo ko mbona abantu basigaye bandeba bakandebesha ijisho rimwe nta no kungeza ku bana tw'intare batari gukanda kuri kamera bakatugukandaho wibaza ko atari ubu se njye nicaye urabona ntari inyuma niba twihorera se ntumenyereye nta kibazo erega ubu nari natakaye so igisetse ari kuvuga Jackie w'i Rwanda igihe yazaga kuri live hano akamwataka hano none wagira mvuga iki gise njyewe nari nzi ko gifite icyo fana na wajya yitwa Jackie w'i Rwanda nari nzi ko mufite icyo mupfana mwore ntuza zanyu muri drama zanyu ndabasabye reka ubu 2026 ko ufite nimiranye se kutamamagaye ese kuri kumva igisetse kuri kuvuga ngo warancecetse uranyihorera ubu inshuro mwigize kunyataka ubona ngo wansanze mu gikaro kanse mbabazi nigeze nkuvugaho nigeze nkutondagira nigeze nkugira ute do you remember cyangwa tubisubiremo do you remember that ndabyibuka biriya twarabiganiriye umenya n'impamvu right biriya twarabiganiriye njye nawe umenya n'impamvu ariko ubikombayininze n'ukuntu waje ejo bundi umuntu avuga ngo ndi umurozi ukavuga uti sinarinzi ko Janet yaroga bivuze kuvuga uti sinarinzi ko Janet koko ari umurozi ubwo ni umurozi urashimangira so nibyo niba nari kunakubonaga reka sensoze nkubwire reka nsoze ngira icyo nkubwira njye naje mu gikari ndakubwira se muhungu according ukuntu wowe wemera Imana nawe